cyaza walaye abanyarwanda na confidence ni mujya mwiburira amana confidence ni cyangombe ku banyarwanda ubanza ryangombe w'abanyarwanda bavugaga ari confidence walaye ariko kandi umwaka mushya muhire mana nani kintu amuhereza kuri momo mani nana kana musunikira mana umwaka mushya muhire walaye uzaba w'amata n'umutima uzawujye n'uzakujye mana naryanye sawa umwaka wari wumva umuganda wabyundi umwaka mushya ikibazo nyine abanyarwanda bigira kwezi Inus galaza kandi zaraga bashishe bigo. Hari umuntu ejo watangiye ajya kwikopesha umuntu ma agatangira ajya kwikopesha umuntu waramubwiye ngo umwaka uzagenda ngazawujye ntuzawujye. Jesus Christ of Nazareth. Icyo dukora ibintu mani mufatika si byo kuri mani abanyarwanda we munyarwanda wese uri kumva no gusoma ntukifate ngo uri umuntu mu mwaka mushya utabinyuza ku kanyenyeri gake mani tujye dukora ibintu sibyo bifite imva n'imvano n'injyana bidahura amazi n'umuntu usigaye agenda amazi wakundi wagendaga bakakumurunja n'utunyobwa amazi agira kumujama ariko ushugurikira ikigeri cye bakuza amazi intoki akazi kugenda kuzica amazi mwebwe mwarangiza ngo umwaka uzabagema hano tuzawugema uzakurya uzanatumiraho Inus galaza kandi zaraga bashishe bigo. bakongeza mu makuru nkasubiza ubyanjye umwaka nzawo ntuzana ahubwo se niba utazana yego tuzanaryana ngo ahubwo njye uzanama